barakubiswe. Nacyo babwira banyamasezerano yemwe abanyamuhamagaro mwitonde. Ngewe nashamiranye n'abayobozi banjye mbere ya jenoside. Ngeze umuntu wagiye mu ishuri ndiga nk'abandi maze kurangiza kwiga manimbuza gukora inyohereza kubwira isuku. Ndavuga ngo mana, niba n'abayobozi bayoboye amatorero wenda bajya isabune usigira bizagenda gute? Impa message nyitanga mu matorero imyaka 6 ntarajya no mu murima wanjye no gukora n'umugizi w'umusuku imyaka 8 numva ndakakaye. Ariko Imana yaratezeranye irambwira ngo nzabana nawe, nzagendana nawe, aho uzajya utatu. Ibyo ni ijambo rikomeye irambwira ngo abo mwiganye ntabwo bazakunda. Ndakanya Imana icyo akibeshye rwose. Wowe waba uri udakora, umuntu ukora akabura kukuruta, byabaho. Mana rero burya miseri irabanza, noneho mbagiranye ibibazo n'abayobozi b'abashumba. None bansuzumye. Umuntu agusuzugura uzitonde gucecekera. Uko umuhamagaro wawe Imana yemeye ko nicyo kintu kikubaho ndagenda bikemura. Shumba bansuzugura rwose, bambuba gutya numva nabo ndagenda nshinga business. Uzi gukora ibintu byinshi. Ngende izo normal primero. Ndagenda noneho nshaka amafaranga. Nasi mu rugo rwanjye bagize ngo hari nakubitwa. Nari n'umuhungu ndagukomeyemo gake. Hazera hasi. Ntabwo nasaba umuntu. Nakura mu costume, nkakura n'inkweto. Kandi nkajya nshaka. Ndagenda nshaka amafaranga. Ndagenda nkora business. Y'ubuhinzi. Umuceri. Nkajya ninjiza amafaranga ari hejuru y'300 buri kwezi. Mani yanjye amafaranga yakwira. Kumye nari wabara miliyoni zirenga 30. Nakoreraga Nyagatare ahantu bita mu kibaya cy'umuvumba. Sinzi niba hari uhazi. Rwose umuntu ukomeye urugo rwanjye ruba neza, maze abana banjye bajyana amashuri meza. Ego mama y'umwiru. Kandi ikintu Imana yambwira ngo ndetse ngo nta kizabaga nawe ntabwo azakuta. Ngo nabanga hanzanyisha mu mashuri meza ngo ndetse basigana n'abazungu. Nawe ndetse Imana nicyo bakibesha. Katura bantu muhanura reka tubakiranukeho. Haleluya. Amen. Nibahanure mwe mwikirize kuko nabo ntabwo ari bo babyiye. Nituguhanurira we kudutera amabuye. Haleluya. Amen. Naye kone ngo umwana wanjye arangije secondaire. Ngiye kubona mbona bamwimye bourse, bamwimye inguzanyo. Yandi y'abagabo bagende mu byiciro. Kandi Imana imwanda mugira gute. Kandi yarafite amanota. Munamo magaranga aterwa no kwari ishuri ryiza wazanye umwana ufite amafaranga. Ndagenda ngezeyo ndamwandikisha. Dukora byose muri kaminuza ya privé. Hanyuma n'ugiye gukora n'abazungu nabo kwigana nabo. Kandi Imana yazakibigiye. Namwishe muri kaminuza yitwa Mount Kenya. Yiga mu Buganda. Naramwishiriye bose ararangiza. Kandi uyu mwaka watwaraga miliyoni 3. Urumva Yesu ntacyo yari yakoze. Kuko nari nagize y'amafaranga yarabanje arayampumuza aranayanyereka ndayareba ndanayabara mushere. Mana ni seriye. Ibintu byose birabifite inshuti yanjye. Ariko attention. Hakina kimwe Imana ibuze. Namaze kugira maze kutangira gutekereza ukuntu nagura imodokari. Nagiye kubona naragiye ngezeyo i Nyagatare
nkajya nkora ntaha ndagenda dusanga aho ngeze nsanga nta rusengero bafite, mbakorera kure y'urusengero, twubaka urusengero rusumba urukwe ruruzura rw'amatafari ariye mu mujyi. Ntabwo ari Imana yari yashatse. Imana yari ishaka ko kuva gikiza Imana ni imirimo yo kubwiriza ubutumwa. Urusengero ruzuye, mbona nta kibazo, abana banjye bari kwiga, wiga Mount Kenya, hari abandi biga mu masegonderi, mbona nta kibazo. Imana yahereza umudiyakoni twakoranaga, araza arambwira ati mwarimu igana atumva, tega amatwi nyuma. Imana irambwiye ngo fata feri, rekera byiza cy'uricyo ngo kandi ukireba kwa ayo magambo Imana yambwiye uzacyura ubusa. Kubyakira byarananiye kubwishura, kubyakira byarananiye. Buri gihembwe nahembwaga miliyoni zirenga 10, nafite muri miliyoni hejuru y'eshatu, hejuru y'ebyiri z'inyungu. Nasubiye kujya kubwiriza nta n'igihumbi, ndagurisha ibishyimbo by'umugore ngo ntege imodoka, rimwe na rimwe nawe ntasigaye yarakaye ati rwose rwose ntabwo ari iby'ishuri byo nabigurije, amasaka ye nayagurishije, inkweto za musaza yo mwana. Kubyakira byarananiye, ndongera ndashora. Ariko Imana yankubise umutego, ndwara impyiko, ndwara prostate, ndwara ibintu by'amoko yose ntazi. Navuye mu kazi ngeze mu rugo, njya mu materaniro tunezerewe, mvuye mu materaniro ngeze mu rugo ikintu cyakubitiye aho, numva impyiko kirayihinguranye birashwanyagurika, numva impyiko zirashwanyagurika, cyakubitiye aho mu rubavu rw'iburyo ndabyibuka. Numva impyiko zirashwanyaguritse neza, ariko nuko uragenda kwa muganga wa buri ndwara, nsubiyeho wa buri ndwara bakaje kabaye mama, ariko umutima usubira kuri cya kintu. Wa mugore yanjye umugore nawe mwaka ariko ndabimenya Imana nivuga ari mujye wumva kabiri ko mutungo w'umunyamuhamagaro uzazimuri. Haleluya, haleluya. Ariko inkuru y'Imana isubira inyuma, ibyo bintu byambayeho nari mbizi. Muri 90 nakira agakiza nabi, umuntu umwe muri Kenya yaraza kwigisha njyewe nagiye mu ishuri icyo gihe, kera nari nigaga mu mwaka wa 2 muri segonderi. Hanyuma dukora bari ku ishuri, umuntu umwe muri Kenya yakoze nyuze mu bantu, ibi byari byo gutigita sinari mbizi. Mwari masise duhagarara tugasenga tugataha. Ibi byo gutera bakora simutara asaba tubaba baguca. Araguca rwose ngo basaza bateye abantu kumbi. Yakoze abantu mu Kenya, umubare muri Kenya, yakoze managira umuka, arazanye mu bantu, araza, yakoze mananancakiye. Atutukubiteka avuga, ndagutoranyije uyu munsi uzagenda igihe cyose kuri Kristo, kandi uzamure nukora ibinyuranye n'umurimo wanjye, ibizakuba neza. N'imbiswama nabonaga ngendereje kuko sinabugorokora ijambo turacyamubwira ngo gutora mwana w'umuntu Yeremiya, ndagutoranyije. Haleluya. Yeremiya ntabyo yasabye, yageze aho agira icyo bita mechanisme de defense, avuga ngo njyewe sinzi kuvuga, byongeye ndi umwana muto, hari kuru nanjye nawe ni hari abarokore hano, icyo gihe nanjye no kwitabira mu kirundi mbere, hari abarokore, hari iki umupasitori uyoboye icyo kigo azambwira ati tuzi, ati Imana ntabwo imeze nk'uko twewe tumeze, buriya kuzi ntibyongeye iwacu mama ni umugore wa kabiri. Atirikata izo si impamvu nashakaga se uzafata se ibyo birabaye. Muri 2009 narahitwa Mwijenda Rubazi bagana ku Gisenyi. Wera hano turi mu giterane, hanyuma nuko
ndabwiriza amateraniro arangiye yakuvana mu mukecuru tukara mukaremanura aratara kati mukozi wanjye ndakuzi ariko uyu munsi mugize ikibaho bamwigiraho ikibaho kugira ngo wenda n'ubintangarirwa mu kugenda nigisha abantu rwose nari nagerageje maze imyaka 6 ibibazo n'ibikeya umunyamurenge twari kumwe twasema matamati mugabo wakubiswa ubwo Imana izagutungura yewe munyamuhamagaro we. Haleluya. Guma mu ijambo urihagararemo jyavuga n'ikirere cyacu mu gitange niwubaka urusengero higura iyo mihigo fasha abakene andika abambaye ubusa fasha abatishoboye gaburira ababuraye niko Uwiteka abishaka maze wirebere mu byawe biri hasi. Haleluya. Imana tubisuzumisha ijambo. Urumva ijambo niryo rizima. Bigeze muri 2014 bijyanye na roto icyo gihe narigeze muri za miliyoni nshaka nagiye ukabakana n'uba bimeze neza abana banjye bari kwiga numva rwose nanjye ndi kuvuga nuko bimeze kose bigiye kuzagenda neza ariko babwiza ukuri ibintu mbaga ntazagaruka rwose ibi yo miserero ibyo kuyobora itorero biba miserero kubwiriza biba miserero kudiyakona biba miserero noneho mu mudiyakoni w'icyubahiro perezida w'abadiyakoni ntiyaza kandi mafite miliyoni 2 akasha hapo fata 5,000 utume bariya tunamenya mbere ngiyo karakteristike z'abantu badahagaze neza mu Mana iyo bikirindira kandi iyo bitekeye byo gukora. Haleluya. Haleluya. Nubwo 2014 ndaro ndota narwaye indwara ikomeye iyo ndwara iranzengereza mbona banjyanye kwa muganga mbona banshyize kuri burankari ntabwo nari mfite sinari mbizi nabonye bazanye urudu rw'amapine mbona banshyizeho mbona umugore wanjye ari hariya n'abamari hariya nuko mbona abakene baranditse mbona abaganga mbona abazungu mbona abirabura mbona baragiye mama n'umugore wanjye barahurikira hanyuma nuko aho twageze umuzungu abwira mama ngo nagumaho araguma turavuga turagera tugeze hirya umugore wanjye batiguma mbibona hanyuma nuko hanyuma twageze bakirina burame barayibaka hanyuma nuko burame hari mbadisuditswe n'abadokiteri baragenda bagera muri sale do bagezemo umubiri wanjye warufata barawutemagura guhinduka ibipande ngo bari kubaga ngiye kubona mbona bibaye inyama gusa noneho babura icyo bakora mbona baramangira bari kumwe agaca mbona bose barigendera sigara n'inyama gusa maze gusigara n'inyama gusa ndakanguka 2014 muri isezerano w'ijambo ry'Uwiteka rijya gusohoza gahunda yaryo weho munyamasezerano wowe warazengereye. Haleluya. Haleluya. Hanyuma nuko bibaye 2019 ngiye kubona muri bari kuriya ndwara uriya burwayi kirya gihe ntabwo bimeze kuriya ndarwara icyo gihe muyibanyiriza moto niba ari uhari cyarubara nari munini ubwo icyo kintu cyarakubise impyiko ukanye zihita zishwanyaguritse umuriro uba mwinshi noneho ogana y'inkaru ihita ihagarara irapfa inkari zizongera gusohoka noneho umuriro ukaba mwinshi ngiye nkekenera amazi buri mwanya wansuka amazi kandi amazi anasohoka murakuba ikibazo kandi buriya mu mubiri wanyu harimo inganda mw'imibiri harimo inganda uruganda rw'inkari rukora site
none aside kuko idasohoka homo yuzura mu mubiri, amazi agenda aside uko amaze kuba aside atwika inyama zose zo mu mubiri, birazamuka bifata n'umutima, bifata n'ibihaha. Buriya munsi baraye basatuye bashyize amasoro, uko nageze no byarangwa ngo uyu muntu byarangiye ntabasha no gukira, bahita basatura sote ndayambara urwararangiye uko rwarangiye muze mfite abakwe n'abakaza itekereza ari nkawe ukiri muto, abasore mubahe Imana. Haleluya, haleluya. Icya cumi kizatuma wambara soda, icya cumi kizatuma wambara soda, icya cumi cy'inanasi, icya cumi cy'igitoki kizatuma wambara soda, kandi umutungo wongera ukabyara ibindi bitoki. Nshuti yanjye, icyatuma gituma wambara sonde, gituma wambara sonde. Haleluya, amen. Mwese kumwe hano mwavuga amasezerano kandi Imana ntibeshye. Uretse n'umuhanuzi wayahanuye na Yesu agiye kujya mu ijuru yarahanuye. Haleluya, amen. Ngo ngiye mu ijuru kwa data y'amazi menshi, iyo abana hari ngo babwiye nzagaruka mbajyana, isezerano se nabyo rihatsa yanjye. Haleluya, iyo kwikangura yaguhanura nushaka ukikoresha, ariko wite ku by'umukiza, ubwo ngewe ndaguhanurira ko Imana yakuye ibijumba, nutabona ibijumba urarya hasi, ibijumba ntibicika uzi ko byagiteye kuri we. Ndaguhanurira ko urarya ibitoki, none se nibitaboneka nurarya ibindi, leta ntiyazana imfashanyo cyane rwose. Ariko Kristo yaravuze ngo pagatari y'amazu menshi iyadahima mbabwiye. Haleluya, ngezagira mbabwigishe ko iyanjye n'amarangi yarangiye kujyamo, inzu yanjye irimo n'amapurafo n'amarangi byose nta kitarimo. Haleluya, niyo bari kwesitara nk'umuriro, niyo bakwijuru wese kure ntabwo mbizi, ariko ikibazo cy'inzu yawe yarushye ngiye ndimo bagenzi. Ndakwinjira ku mbabazi z'Imana. Mana yabwiye ngo imigisha yanyu iri ku ituro rishyitse. Haleluya, imigisha yanyu hano ni wenda ibijuru tubyora ko wenda hagiye kutarishaka, ushobora kuba harimo abatarishaka, harimo abatarishaka. Umwana umwe abantu barabwiriza ateka bapane rwose, Mana barakabye, yacuruzaga itabi, bati itabi cya cumi, urabona imigisha y'Imana, Imana iramukubira, Imana iramuhabyenja. Ariko Mana fata amafaranga akajya ahuye mu itabi, akagenda ajugunya bati ndebye barabara ko bavuga. Uwo mwana asinya afite 15, ubu no mu importateri mu mahanga, wako yitari ku ijambo kandi akarigerageresha Imana. Urumva, ndagira ngo ubwire ngo ntabwo ari ukwigisha cyane ngo kizakujyane mu ijuru, ntabwo ari ukwiga ngo fasha abakene ngo uzajye mu ijuru, ahubwo bikora kugira ngo Imana nawe igusubize. Maraki 3:10, Maraki 3:10 tugenda n'ijambo.
y'ingabo avuga, rebe ko ntazabagomororera ingomero yo mu ijuru, nkabasukaho imigisha mukabura aho mwikwiza amashuri. Harimo ijambo ryakayobera amaswa rivuga ngo ngaho ni mu bingerageresha, ariko waje wiyumvira ko gukata umufuka wawe mo kabiri ari ikibazo, wita wumva ko amafaranga yawe kuyagabanya watangiye umushinga uragura amazi uragura isambu ari ikibazo, ariko harimo ijambo rivuga ngaho ni mu bingerageresha. Haleluya! Iryo jambo rijyanye no kwizera gukomeye kugerageresha Imana ibyo yaguhaye ngo Mana reka mbikore neza ikizaba. Haleluya! Haleluya! Kugerageza Imana uhagaze mu kwizera mureke yagukore ibyo Imana irabikora rwose. Gerageza Imana urebe, utange 10%, ufashe abakene, ukora imirimo rwose yo guteza umurimo w'Imana imbere, imirimo y'imbaraga, urebe tumigisha utarayo ndetse ukazabona wikwiza. Haleluya! Haleluya! Nimubigerageze murebe, mubigerageresha Imana murebe. Bana n'abanyamwanya n'urubyiruko, mugerageresha Imana icyo kintu mwirebere gusa. Uwo nguwo iyo ni inzira imwe mu miyoboro y'imigisha Imana itanga kuri mwisi. Umuyoboro wo gutanga amaturo n'umuyoboro mu miyoboro myinshi iriho y'imigisha Imana itangiramo gukomera mwisi. Haleluya! Hari n'ibanga, uwo ni umuyoboro ukomeye. Hari umuyoboro wo gutura, hari umuyoboro wo kwizera, hari umuyoboro wo gukunda umurimo. Uzafate mu muyoboro cyangwa imirimo iyo muyoboro maze wirebe. Maze abantu ngati mu bingerageresha maze wirebe. Imana ngiretse. Iyo ni ijambo ry'Imana ryavuze kandi twemera ko ijambo ry'Imana ari ryo kuri. Ibiri mu isi byose Imana yabiremye. Haleluya! Amen. Gerageza ukiranuke mu ibyo bintu. Ukiranuke ku ijambo. Nukiranuka ku ijambo, kuko ijambo ryo ryaremye isi. Haleluya! Haleluya! Ijambo ryo ryaremye isi, kandi iryo jambo ubu ni ryo Yesu Kristo. Yohani ubutumwa bwiza igice cya 3. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohani igice cya 3. Gerageza Imana wirebe. Iryo ni ijambo, kandi iryo jambo niryo ryaremye isi. Ryaremye isi rireka kurema ibitoki wahinzeho. Yohani igice cya 3. Reka dusome. Aravuga ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Rekera. Ibintu byose ni Kristo wabiremye. Ijambo uwo niwe waremye ibintu byose. Nta kintu kiriho kera kirabura kitaremwe nawe. Haleluya! Ibintu byose ni Kristo wabiremye. Ibyo bitoki udashaka kutanga ngo kibe mu 10, uyu munsi ashatse yabikuraho. Nari mfite gusa yitara. Kuna ibibazo. Hari iwacu abantu batangiye kuvuga una ntabwo igitoki na kimwe bararangiye kirabiragera turakora ibintu byose niwe wabiremye, nta na kimwe kitaremwe nawe, kandi niwe jambo. Ubaha ijambo, nutumva ijambo ku mutima uzaba utunze we, kandi utunga we umutima wawe niwe mutunzi. Haleluya! Ibyeshuro Yohani 5, Ibyeshuro Yohani 5, 11, 12 na 13. Wumve neza. Bana mufite ubwoba, abadayimoni baradutera nk'ibibazo byinshi, ngo barunaka bimeze gutya, muratinya ubusa bigatuma mutizera ngo muri imbere y'Imana
kimwe n'abadayimoni bafite ubutware kuko nabo nibo wabaremye. Ibibazo byose biduteye ubwoba, ndagira ngo ubwire uyu munsi ubishyireho iherezo ubugeho Kristo. Uyu munsi ndashaka ko utura mu mutima wanjye kuko ari wowe byose. Byashyiriwe hani 5:11, 12 na 13. aravuga ngo ndareba mu ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'abakuru, umubare wabo wari inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe iby'iyicaye ku ntebe y'umwana w'intama iteka ryose. Subiremo. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'abakuru, umubare wabo wari inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe iby'iyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Amen. 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 Inama yarateranye mu gihugu cyo mu ijuru, iyo utegekeranye icyo neza iterana, Imana Data yayitumiye ngo itumira abari mu ijuru, abari mu isi, ikuzimu no mu nyanja. Ugiye kubwira ngo mbese ikuzimu yatumiye abadayimoni? Ugiye kubwira ngo mbese ngo mu nyanja yatumiye iki? Kera Bibiliya itwereka neza yuko abakiranutsi iyo bapfaga babaga mu bituro bakagumamo, kandi Satani kera yibye imfunguzo arazimanuka, yibye agashinyagurira abantu b'Imana aho bari mu bituro. Baribwaga n'abamarayika. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani ntabwo atinya abamarayika. Satani ni ahantu hari abamarayika, ahagara ibitero bahangana imbona bakagwana. Abamarayika barinze ibituro bya Hera birirwaga barwana na Satani imbona-nkubone. Uti mu nyanja inyamaswa zo mu nyanja ntizigomba gutunga abantu, ni ibinyabuzima bitunga abana b'abantu. Kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, agomba gutungwa n'ibyo Imana yaremye. Ubwo rero ibyo bitungwa biba mu nyanja byo gutunga abantu byagombaga kugira abamarayika babirinda. Haleluya. Icyo gihe rero Imana itumiye inama kugira ngo irebe ko yakuramo uza gucungura umwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru habura n'umwe, mu isi habura n'umwe, ariko ikuzimu bavuyeho habura n'umwe, n'abavuye mu nyanja habura n'umwe. Bamaze ngo umwana w'intama arahaguruka mu cyubahiro cye, ariyemeza waje gucungura umwana w'umuntu. Haleluya. Abaza kubisinya bimaze kwemerwa, hanyuma nuko ngo ijuru riravuga ngo mbese uyu arajyana iki? Ko tumuzi Shitani ko ari umugome, ko ari umunyembaraga. Haleluya. Aravuga ngo agomba kumanukana ubutware, ubutunzi, icyubahiro, imbaraga, ubwenge, guhimbazwa n'amashimwe. Haleluya. Ufite ikibazo cy'ubutunzi, niba ufite Kristo. Ko ubutunzi yavuye mu ijuru bufite ko ari ubwe, arabugendana siri gukure. Ubwenge arabugendana, icyubahiro arakigendana, guhimbazwa, ushaka ko bakuramya, ushaka gukira, ibyo byose arabigendana. Nta karemano na kimwe kitari nawe, arabigendana. Haleluya. Haleluya. Kristo arabigendana. Mwakire gusa wirebere ibindi turi kureba. Mwakire
natura muri wowe akaba muri wowe, imanza ziravuka. Haleluya, haleluya. Numara gusobanukirwa Kristo uwo ari we, ibintu byose uzabibona gusa, nta kintu kizagutera ubwoba. Ibikugoye byose uzabona bikubiye muri we. Ibintu bitangirira muri we, ngo mbere na mbere niwe waremye ijuru n'isi. Wese nturi mu isi, nturi ikiremwa cy'isuku, nta kiri mu isi na kimwe kitaremwe nawe. Ubwo butware arawufite, yarakuremye kukurinda biramunanira se? Haleluya, haleluya. Segera hano namuzi cyaro nasegera hano ararwaye mani mukiza, batuzaniye umwana w'umukobwa baramuzaniye kumusenga, yatsinze tronkome, ari hari akagesi wabo bahita bamuruka, ageze modane kwiga kobwa yigumba imyenda yitwa n'ujya mu muhanda cyane. Hanyuma nuko bamwita Kigali muri abantu bafaya, bamukubise Bibiliya baratemagura yose benda kuri cyo. Iyo kubona mbona baramutuzaniye ari inyama, wose ari inyama gusa, utamenya isura y'umuntu. Yesu aratese birashoboka ko uyu mwana yakira. Mbere na mbere wireba umuntu. Haleluya, wireba umuntu. Igisha abantu agaciro ka Kristo, igisha abantu agaciro ka Kristo. Umuntu ataramenya Kristo azakira indwara, utaramenya Kristo icyacu ntabwo uzagitanga. Kataramenya noneho ubuzima bwawe buzarangira hano ku isi ikabare ajuru. Niwe mababa, niwe uzajyana abantu. Haleluya. Abefeso 2:6. Abefeso 2:6. Nuko ituzurana nawe, ikicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Amen. Nakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye rero ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirabira, kuko turi abo yaremye, turemeye umurimo mwiza muri Kristo Yesu, n'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Nuko Imana Data ituzurana na Kristo, ituzamurana na Kristo, itwicaranya na Kristo mu ijuru iburyo bw'Imana Data mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Amen. Mana tumenye agaciro ka Kristo, kuko turi abo yaremye. Ku murongo wa 10, ituremeye imirimo myiza. Iyi mirimo Imana yiteguriye kera ngo twebwe tuvuga tuzayigenderemo. Utaravuka wari pastor, utaravuka wari umucuranzi. Haleluya. Utaravuka wari umuririmbyi. Uyu murimo Imana yawuteguye kera kugira ngo wowe uvuka ugakora uzawukore, n'upfa uyu murimo ntuzahagara. Uyu munsi ndaramba apfuye ntabwo itorero ryahagarara. Utazishyura bose mubwire ngo njyewe ndarambe ngo nigize akabari. Iwawe ntabwo ari wowe. Itorero ni iry'Imana, rihagaze ku Mana, niyo yari itangiye nayo izarisoza. Haleluya. Nawe bariya mubwire ngo uko uhagaze ubuzima bwawe, Imana niyo yabutangiye nayo izabusoza. Kwivanga gutanga kimwe n'icumi rero ugiye gutera urubanza rw'ubusa. Tanga ituro rishyitse imbere y'Imana
ngo n'imigisha Imana yageneye abatanga icyo gikorwa. Haleluya. Gerageza utange ituro rishitse, kuko iriya sezerano kugira ngo rizasohoke Imana yabikubwiye, ubwije ukuri bizakuvuna. Hari igihe ibyawe bizahagarikwa nuko wanze gutanga ikintu kimwe, hari igihe ibyawe bizahagarikwa nuko wanze guhigura ibintu, hari igihe ibyawe bizahagarikwa nuko wanze kuba ku rusengero, hari igihe ibyawe bizahagarikwa nuko wanze gufasha abakene, hari igihe ibyawe bizahagarikwa nuko wabaye baringa muri korali. Muri ibintu by'Imana, Imana ifite imirimo myinshi ikoresha mu itorero, twebwe tutamenya ukuntu yaguhamagaye n'ukuntu bizakorwa. Haleluya, haleluya. Ndakubwiza ukuri, isezerano kugira ngo risohore rirabanza rikakujegeza. Bene data, gutanga kimwe mu icumi bibabereye ikibazo. Mbese wagira Imana yagusaba ikitaguhaye? Wagira Imana yakwaka ikitaguhaye? Wagira Imana wewe wahize imihigo, none imbere y'Imana imihigo yamaze kuba ikirundo? Ari mureke mbabwire, imbere yacu hari igihe tugiye Imana namwe ngo mbabwire ngo ubu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu musenge cyane. Abinyuze ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu musenge cyane, ntabwo turindi. Imana ikubwiye ngo senga, ntabwo ibiri gukira. Ngo abantu birahira ababaruta, umukono niwo wemeza ko izo ndahiro zabo zakozwe, ariko Imana yo yabikoresheje ibyasezeranyijwe byo kuducungura nk'incungu yacu. Indahiro yacu yashyizeho ni amaraso y'umwana wacu. Ayo maraso ya Yesu iyo yozemo niyo ndahiro nabyina, Imana igasohoza ibyo mwasezeranye. Yewe banyamuhamagara, yewe banyamuhamagara, haleluya. Banyamuhamagara, abahamagara, haleluya, abanyamuhamagara, haleluya. Indahiro yanyu igomba gusohorwa n'amaraso ya Yesu. Niwemere ukoga mu maraso ya Yesu, uko twasomye mu Baheburayo. Haleluya, haleluya. Yewe banyamuhamagara, kandi Imana ibwiye Yona igeze mu ngoma na cumi n'umurongo. Ndagira ngo mbabwire ngo hari icyo Imana yashyize muri kidashobora guhera, niyo byagenda gutereka tugaruka aho hantu ngo kantu karagarutse. Hari icyo Imana yashyize muri wowe kitagomba guhera. Reka bariye inshingano n'akazi kabo turarangije, noneho kugeza ku banyamuhamagaro peke yake. Hari icyo Imana yashyize muri wowe kitagomba guhera. Shaka iyo wagira ute sha mubwije uhoraho. Reka tumenye ko naguhanuriye. Dusome Yona 2:8. Paje 856. Aravuga ngo ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Subiramo. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Subiramo. Asubiremo. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka. Haleluya. Amen. Subusi ngiye bavuze. Ubwo umutima wanjye wihebaga narangije ngiye nibutse Uwiteka. Nabaga ngaramye mu bitaro, hano hari amaraso, hano hari serumu, hano hari soda. Kandi najyana njyama kurya, ngeze njyana cyo kuryama kurya, imyaka izabika bishize. Nshobora kumara ukwezi ntaryamye, ndaryama